rwose umugiriye impuhwe se waramubyaye naramubyaye se ni ngombwa ngo ugire impuhwe wabyaye gusa ubuso utangiye kwikweza kandi ahubwo se ntiwanarwara nk'umuntu mukuru we ni ukurwara nk'abana ukorora ubu ni ukujya uneza igipangu cyose yuko warwaye niba ari ukujya kurwara ntabwo biri bukunde pe ubu urarebye cyane ku buryo wiyiniha gutyo se nta nubwo ibyo ndi bubivemo niha none wajya ugenda gute niha mawe ufite naba nawe ufite n'ubundi hira ariko yewe nuko Yes amatede muraho neza mumvugo nanjye nabimenye umunsi nanjye urabona ko nakoze impanuka ndarwara nanjye nabimenye indwara yarwaye mfashe kano Nisi yafashwe byari nabibonye uyu munsi nabonye nyine ari uyu munsi ariko mbona yakorora yitakisha niha fashe gatana zana ndamuha uyu ndamuha nese wumva nyine atari makorora ntabwo yahita agera n'amategeko ago yewe nuko nyine Yesu Yesu ndi kubona cyangwa se ndi kubona urabona iki se shakore baribona nyine yarebye neze ko ari uwo kabari uri kurya imbuto kugira ngo imufashe nkambona none umuntu uri barende gutya ararya numva arimo araniha gutya ararya inkorora afite urabona yarya ariko wakagerageza ukareba byibura kakabasha nicyo kikuzanye se kumuzaniye nkaba mbire ndi nyina haguruka mvira mu rugo umwana n'uwanjye nijye umurwaje kandi mbire ndi nyina kandi ararembye umwana wanjye ndamuzi yarwaye nta kintu arya rwose oya mureke ntashaka gomeza aho nabangize wa mugabo ese murashyira ngo duserere n'icyo gipfuko nawe mbona wikoreye njyewe ntajye nakoze umuntu mbese niba warayikoze nasubije no kuyikoresha n'uyu njyewe nari musuye n'inshuti yanjye ye wakoze uri inshuti nziza wakoze ahubwo ejo uzagaruke kumusora umwana njyariye araruka yarwaye uyu ariko wakagerageje ukareba ko nk'umubyeyi ufite amagambo bishaka kuvuga dore inzira yakuzanye ntayo se urwara ubukira kuko ndabona n'ubundi mama wawe nawe nyina si bigenda mvanira ibipfuko mu rugo njyana mvana ibyo bikoko ko wagakwiye kuba dore umwana ararwaye ameze nabi wasohotse inzira yakuzanye genda wirirwa ndagiye cyase kiba kibagenza ngo urambuje uje kumusura se uzanye n'amagambo ko mwebwe mutuma agomeza areba ahubwo kuremba cyane ariko warembye se umuntu urwaye ararya fatanyira ntu ubundi namenye urwaye ibiki ariko sha yewe ngize imana wagomeza ukaremba za nshuti zawe zikagomeza zizana utubuto nirira ubundi niyo ushaje nigihe ukeneye wese urwaye iki n'ubundi nigihe ukeneye utu tubuto hari igihe ushaje se ubundi wowe nturukiri mutoya mawe iki ese munda arakuryamo iki mukobwa munda arakuryamo iki ye nukuri mo bigaragura se nese ushaka iki ma ushaka iki yewe ushaka iki nyirashya fata
Mwiriwe. Ryama neza ye. Ngaho ryama neza. Nihite ndi kubona. Ndaya nguyu. Hano mubona nyine. Teddy. Gusa nzakira gutuma nese byagenze bite. Arwaye ntubibona se Amaze iminsi ataza ku ishuri ndine nabuze tukanzi nzazi kumureba. Yarwaye. Ndabona yarananutse. Yananutse. None se nka mama ufashe ko mbona aryamye aha ngaho utanamujyana no kuvuga. Kandi nyine ubona aryamye nase uricara nkamurwaje. Utanamujyana no ku kigo nderabuzima. Ku kigo nderabuzima ndamujyana gukora iki? Ubu ni baruroze rugenda ruryaga gusa. Neze Inda ye wayigirira control. Inda yigeze nk'ikimoteri. ntabwo ariko bagakwiye Cyangwa inda n'abasore bamuteye inda wamukobwa imbabarije. Ese wari umuzaniye iki se shaka? kurenje kumusaya ko Gutyo gusa se. naza gutya gusa se Neza ukabura n'umutsama amategeko mu rugo iwanjye ngaho usuka. Genda wamubonye nuko dararwaye genda ngaho nyaruka. Nyaruka yewe wowe muranga mumufashije kimwe akaka wa mukobwa wakwigendeye. Uyu mwana ni uwanjye igihe wamubyaye. kuba baramubyaye ntabwo ugomba kumufata gutya ariko ugomba None uje none se gutegeka mu rugo rwanjye. ntabwo ari ukugutegeka ariko Ngaho hago nyaruka ngaho genda muko. Ngaho genda nuko wakoze kuza kumusenya. Nyaruka dare kwaje kiba kibagenza. Nicyo kikuzanye. Iyo nawe ariko nawe uzi kuremba nkazira n'inshuti zinyabagize nta kintu zizanye. Kaburi yazanye iki? Aza kwirirwa avuga inkuru gusa ngo wararembye se ubu nabwirwa n'iki waranarembye. Ato. Nta niyicarira nirira n'utu tubuto. Shabana we. Ubasa nagiye ukitegeza abahungu bahagutera inda waragize nyine ukaza kwirirwa unihaho ngo ndarembye. Maladies. Imumve. Rukumbabaza. Nye. Mami. Nazapotozera kashize. Kandi nawe ufite ishu. Yewe. Ariko ubundi reka mbwiza ukuri. Wariye he? Wariye he? Wagiye gusura musare kise none. None urwaye iki rero? Urwaye iki? Ngo mu nda harakurya. None mu nda harakurya udatwite ubwo. Ubwo ntutwite. Ariko ibaze sanze utwite ko. Ariko shana cyasa n'ikikira. Ewe. Ariyo ntamwe nakuye ndakugira imwe z'ikigora. Aba hano mwiriwe. Mwiriwe. Kukira. Muramo. Komere cyane. Mukomere. Amakuru iki? Amakuru ni meza. Teddy murao. Madam. Yego. Irakira gate. Ko yarembye. Yarembye. Kuba ufite umuriro mwinshi. Yarawufite pe. None kutamujyanye kwa muganga madam. Numva adafite umuriro. Ese wowe uri muntu ki? Uri wa hehe uje kumbwiriza uko ngomba Umwana yiga ku kigo cyanjye. Ese niwe delegiteri? Aha. Mbwira ahubwo ukuntu umwana wanjye yarwaye. Umwana yatashye ari muzima. Tuje tubasezerera. Yego. None yarwaye ate? Yarwaye ate? Cyangwa ni mwebwe mundogera umwana? Umuntu mwamuroze? Ikigo cyacu nta maroza haba madam. Isa kudusebereza iki? Umuzana iki? Nk'ubu muzana iki kuri delegiteri? Yarutse. Nyine bamuhaye yabirutse bamujyanye ku isuzumiro urazi ko se ntibaburuka. Abo ni mwandogeye umwana. Umuzaniye iki rero kuri delegiteri? Kuri delegiteri umuzaniye iki? Ndabona wambaye n'ikote nyine. Ku isoko. Nise ku isoko hari utubuto agira abantu. Nasanze utubuto. Niko nari nshyize mu gakapu n'ubwo nari nuburiye abana banjye ariko n'ibyo nabo n'uwanjye nawe mufata nk'uwanjye. Zana n'ikimurwa. Gore kari igisambo. Igisambo kandi ndinyi. Si wa mugabo wowe uteye itego. Kandi ndimo nanora ngo muhe. Kandi umubyeyi ni gito. Yewe nuko urakoze kumuzanira. Ushaka kurya ikirati mwana. Vuga ko ushaka inyama. Ushaka kurya n'ifiriti. Ntabwo urwaye. Nshaka ibinyama. N'ifiriti. Arashaka utuntu twiza. Hano hari akananasi narinzanye. Nako uze kukamukorera moshi. Kirira. Ariko uyu mwana ubundi papa we nawe uhari. Papa w'uyu mwana nawe uhari. Uyu mwana rwose akwiye kujya ku kigo nderabuzima
bakamusuzuma dore ararembye. Ndege turakoze nakoze kudusura. Uyu mwana mumujyane kwa muganga. Wanasanga abana namutenda babahungu mwe bigana. Ese ntabwo ujye ubabona buriya? Ntabwo ku kigo cyacu iyo mico ntayihaba. Ayewe. No, warambwira ngo ntayihaba. Wese kutatonura wirira utamo. Umwana wanjye yarwaye ntarya pe. Nesi yari yarapfa. Ahita aruka ntibona se ko yaretse. Ese ko mbona uturongera muzaniye ku murwayi uri muri atwirira madame. Kandi nawe yuko umwana wanjye yarwaye atarya. Ntabwo. Ese biyina nasi urayimuhara? Ndayimo. Arubwego atarya. Dore reka nkubwire rero. Wakoze kuza. Wakoze ubu tuturonje sizanye twari muvugira amagambo angana gutyo. Wahaye umwana ko umuntu ararwaye. Ngahaguruka mu byubahiro byawe, muyobozi mwiza. Yahagurukiye gutahiritse. Ibyo byanya byo binsigiri. Umwana n'uwanjye. Uyu mwana kwa muganga madame. Nyine ese wahaguruka ukamfashwa agenda. Reka nje kwa mudugudu. Ngaho ugera ya mahoro. Nyaruka. Bire ko hari ikibazo. Nyaruka. Bonye nibyo nzanana. Ubuse ibi birimo ngo ese. Nagura ko kaga niso niyo barimo barambwira ngo ndabijya. Mbona nibyo ngo ubigaruye. Yewe ariko iki gikapu si cya wa mudiregiteri wawe. Ariko wanza niwe waguteye inda. Dera nakigusiga ubusatsi Imana guhaye ni nkakato. Ariko aragusigiye igikapu da. Nzabimenya neza. Wasa niwe waguteye. Mwiriwe. Teddy karyamye hano se yabaye. Byarwaye. Akose mama, Teddy wagiye wihangana. Ubu Ihangane iki se kandi? Teddy yarwaye ikizi. Wa mukobwa ntabwo ubona ko arwaye malaria. Ese ndabizi ko arwaye ngera hano wa mubyeyi. None suje kugira uti. Ubu ejo bundi duhuriye hariya ku isoko kuki utambwiye ko umwana arwaye ko? Yewe ugiye wowe. Ntacyo rero mukora. Haguruka. Haguruka mugore. Mujyane kwa muganga. Haguruka no. Ye nuko urakoze ngira inama. Ndabazi. Icyo kibagenza n'ubundi. Hari ikindi kiziba kibagenza. Mama Tete, umwana yarembye. Mama Tete, umwana yarwaye. Ndumva reka muze kuko yakunyigiraho gutyo. Je namaze kuvumbara yuko ushaka no kubutwite. Ndi kubibona. Ndagitera raje azanye imbuto azanye ibikapu araguhaye. Ubwo se ubwo nabwirwa n'iki niba atko ko atari byo. Ariko oya rwose. Aba hano Mwaramutse. None se mbaga nibyo. Zana. Sibora uzanye tubuto sikisana tuha umurwayi. Teddy. None se uyu mwana bimeze biti byiwe kuki yarembeye? Nyine kandi urabona ararwaye gusa murambaza ngo. Nese umwana kundi bayahezemo umwuka. Yaheze umwuka kamugira ibikati. Ko wagira ngo igihonome. Zana kizimyamwo. Arakukagira ngo nyine zana kizimyamwo. Umugira impuhwe se waramubyaye. Naramubyaye se ni ngombwa ngo ugire impuhwe wabyaye gusa. Ubuza arwaye ikizi. Uzi gute se niba adafite imiti? Cyanze bikunze n'Imana. None se kuki utamuha imbuto? Sana ahubwo. Byanja. Kandi batemfa n'umunwa n'amagambo nta kintu kizima kiri. Uretse arwaye. Abantu barwaza barahiriwe ko. Nkuyu nawe ne kuri murya imbuto z'umwana. Kuri mundiri imbuto z'umwana. Ikaho. Mvira haga. Sopa cyenda gasamu. Ko mugenzwa n'inda. Ko barabona wa murwaje. Murwaza iki se ni buruburuga. Yewe cyazo ufite inshuti. Urana nawe ngo barwa. Nakumwa byeriwe n'abatakumwa. Kayitesi.
komera yego komera Uraho. muraho neza yego Kamatasha. Mereza Wayibonye yego bayita rubuno. yego nuko naba nawe Bayite. Uyu ko agwengerera hanga. yirwaje ntabwo ubona se ko yirwaje ni ukumfatira umwanya gusa nyicira umwanya nyicira akazi Oro marambi. Ibintu nako. ibyo nibyo nabyo numvise bitashoboka akambe ntwata kakananasi njye Yose ari umusomye se ko yari guhitakira. asoma ibiki ubu ntabwo atwite Kavura inzoka. nyine ntabwo atwite kandi bari inzoka rwanda ndenda mumpera ngo munda Umutwe. Somo kano gahita kawubura nta gotomera. Cyane umwana kwa muganga. aya have kweki Yarembye. kweki na wa mugabo abana b'ikigiye urabaza Yarembye. abana b'ikigiye ntabwo bazi uyu mukobwa ntabwo atwite rwose uwo mwana ntabwo nabona mubizi ko se yabaye ikirara yomonganye Ese ko duheruka na kera dusangira rwose abahe. ntumbaza ibirara bijya uzasange se rwose yewe ahubwo yaba ararwaye kenshi twose Kahita gira umujyana kwa muganga. twose ndimo ndya nutwo bamuzaniye kumusoza Ese barabaza n'umurwayi ukwiriye. ninde urwaye ninjye urwaye yicaye Umwana akazi ntabwo ari uwawe. ninjye urwaye yicaye akazi None uyu mwana ntabwo yakuvuyemo. uyu mukobwa ntuwase Aka kamuhe. Zana nkari. Aho manirire. Ariko kandi nawe nicyo kibazo nyese haguruka uyu mwana umujyana kwa muganga. Benzira nyaruka Gerageza. nyaruka mugabo Gerageza ujyane umwana kwa muganga. nyaruka ntabwo ibyo bikureba Urugo rutagira umugabo. Reka nzi. Genda muhamagara. ikiraryohe cyo munganye cyageze ntazi iyo kiba Umwana kurembane. ese wagiye Urugo rudafite umugabo mwana bre. wagiye Ndamuhamagara. none wo murushije impuhwe Komana. Wagiye umenya ko wamwikaniriye. Tugiye kujya tubatera inda nimumara kubabyara mwirengagize nyine mu batereri. yewe mbabarira uza kunkorogoshora mu mutwe iza kunkorogoshora Ubona kiyaga gusa kiba cyari biga by'uko. ntabirya ariko sha uje wese yewe mama Teddy umwana wawe yarwaye pe mujyane kwa muganga abasinza bake ese ubu n'igihe wabaye icoro ry'imigani hejuru yawe ayo aba urembye nk'ubu ntushaka Aho. Niko. Inkuru bambwiye se n'impamo. uyu we ntuwahe Yewe mwana wa. iki ni igiki Mwana wa. kare we ye ubuze Ndakuyamye wa mugore. uratahutse sha yewe Mwana wa. Umeze neza. yego Ariko mada. ninde uguhamagaye Umuvandi. uzanye iki se Ni Kamili. uzanye iki Ndekera igikapu mvuye ku kazi. mama we Kamili wa munywanyi wanjye arampamagaye ngo umukobwa wanjye ararembye. yego umwana nawe uje nk'iyagatera Umwana arembera mu rugo. Reka nkubaze abantu bose reba utu twose ni abantu baje kumusura wowe winjiranye iki Angatwa. mvuze gutya Wagicucu. imyaka umaze waragiye winjiranye iki muri ubu ubuja kureba umwana ni imuhumugire nizihe zo ubu winjiranye iki nyine kugira ngo uze murwaze ko bakubwiye ko arwaye Kamwivurize. Adresse Narakwibyariye. yego Reka mwitwarire kwa. yego waramwibyariye Dufite n'akabujya. Si yuko bari bambwiye ngararembye. kakuru Teddy mwana ese burya nta nubwo wari urwaye rata nanjye nkabibona Nibi byose. nari mbizi rata ko utarwaye mwana wa Kamili ampamagaye muri kumenya. wamubonye so mama yaraje kureba ko wapfuye abakwitayeho uragaragaye muceceke uragaragaye icara hano papa wanjye icara hano twiganirire mwana wa urabizi subizi ko nkukunda sinkurwaje urankunda ndagukunda pe ni wowe mama mwana wanjye ndagukunda ni wowe wambyaye cyane iso ntuzi ko yari yaradutaye iyi ni ikinamico muri gukina ni iki we sinjurenge Kamili ni imigambi mwacuze kugira ngo nivire mu kazi nari nibereyemo ntanahembwe
ntiwongere kunkoraho umve ntiwongere kunkoraho ndadereka nkubwire iyi ni imitwe yose nafashe nyina mama kuva wagenda mama yarahindutse naravuze se mama ko yirukanye papa buriya umwana we bamufatutse naravuze ngo reka nirwaze ndebe imuga umubyeyi angirira badusuye ibyo bazanye byose yamize ngo ari yaba gipfuye ngo yaba kinogotse ibintu byose wakoraga buriya narinda aho ndi kureba ubu se uri mama wanje ntabwo uzi ko mukunda uri mama wanje ariko umukunda ube rukundo byose si byo namubiki tutamujyanye kwa muganga kandi mubwira ko atari ahubwo sinagenda nimbizi ko atarwaye hano hari umugabo ufite uruda ufite inzoga nagira ngo ndebe ubundi mama abantu inshuti ze abanyeshuri twigana baje haje indaya aho wimbeshyera abagabo mu nzu yanyu avuze abagabo mu nzu yanyu wowe rero n'umukobwa wawe nubwo nayigusizemo nkagenda si ukuvuga yuko iyi nzu itakiri iyanjye uri kunyumva neza kuki utarimo nyumva ukumva umukobwa wirwaje nyine akica akazi kose umuntu akirirwa murwaje yirwaje nyine nkirirwa mwicaye iruhande ntabwo naguhaye niwe bari kurya ntabwo naguhaye ntabwo ibishishwa wasigare munabyiganiriza genda ufate ibyawe byose usohokemo iyi nzu irasigaramo umukobwa wanjye ego gira vuba kandi